Ndabasuhuje. Benshi muri mwe mukunda Canada, ndetse iyo ukoze ubushakashatsi usanga abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari barimo Burundi, u Rwanda, Congo bakunda igihugu cya Canada cyane kuruta ibindi bihugu byose bizwi muri kariya karere. Impamvu abantu bakunda Canada ni uko ari igihugu buri wese yisangamo. Ni igihugu cyashinzwe n'abimukira ku buryo nta muntu wiyitirira kuba umunyakanada bwite. Umuntu wese ugeze muri Canada kiba kibaye igihugu cye. Ibyo bishatse kuvuga ko n'irondaruhu, irondabwoko, irondakarere, discrimination iri hasi cyane ugereranyije n'ibihugu ku isi. Ikindi kizwi kuri Canada, izwi ku kwakira impunzi, kugira politiki yakira impunzi neza cyane, iziha ubufasha, ubushobozi, ndetse no kubona ibyangombwa bikaba bidakomeye cyane ugereranyije n'ibindi bihugu. Kuri iyi nshuro tuje kuganira uko abasaba ubuhunzi n'ibindi byangombwa bashobora kubibona muri Canada, ariko reka tubanze turebe ku bijyanye no gusaba ubuhunzi. Icya mbere, iyo usaba ubuhunzi muri Canada ugomba kugerageza ukahagera mu buryo bwemewe n'amategeko, n'ibyanga uzaze uhagere ukoresha ibyangombwa. Canada ni igihugu gihana umupaka n'ikindi gihugu kimwe gusa, umupaka w'ubutaka, nicyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi magambo, ku maguru cyangwa ku butaka ushobora kugera muri Canada uvuye gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahandi nta kindi gihugu Canada ikikijwe n'inyanja. Muri izo ngingo n'ubu uvuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo uzitwaza ibyangombwa bikuranga nibura. Ariko niba waje n'indege, waje na visa, biroroshye. Icyo gihe uzaba wemewe mu buryo bwemewe n'amategeko, ushobora kugenda ukasabira ubuhunzi kuri aeroport cyangwa ikibuga cy'indege. Icyo waba utazi ibihunzi ukinjira bakaguteraho ko winjiye, ukajya kuri immigration, cyangwa se ukaba wasabusabira online. Byose biremewe muri Canada. Ibi rero hari abashobora kuvuga ngo kuhagera mu buryo bwemewe n'amategeko visa biragoye. Yego biragoye, ariko visa nayo abantu barayibona iyo wikoreye umushinga ufatika. Niba wifuza kumenya ibijyanye n'ubuhunzi kuri iyi ngingo n'uko wabona ibyangombwa bihakugeza, uzatwandikire kuri standupkigali@gmail.com. Icya kabiri, kora ubushakashatsi ku buryo ugomba kwirinda kuvuga. Benshi usanga bagonzwe n'ibyo bavuze mu gihe batangiraga procedure yo gusaba ubuhunzi. Ubuhunzi ubundi kubusaba ni nk'urukiko, kuko bafata umwanzuro ku busabe bwawe ni abajaji cyangwa se abantu bose bitoje ibintu bijyanye n'amategeko yo kureba niba ibyo uvuga kuko bihuye neza. Bihuye neza gute rero? Ingingo ya gatatu, tegura dosiye yawe neza. Wikwigira umunyabwenge cyangwa umuntu urusha abandi ubwenge, ahubwo shaka inzobere, inshuti, abavandimwe, abo mwiganye baba bafite ubumenyi ku bijyanye no gusaba ubuhunzi. Ntiwite ku bantu ngo bamaze imyaka myinshi, kuko amategeko arahinduka, abenshi baba bari outdated cyangwa batari updated. Gutegura dosiye nabi no kuvuga ibyo wiboneye ntacyo byagufasha, kandi bikugiraho ingaruka mu gihe kirekire. Making sure ko ibyo uhunga biri muri kategori 5 z'ubuhunzi tuvuga. Izo nta bindi ni intambara cyangwa ibiza. Niba udahunze intambara ugahunze ibiza, niba udahunze ibyo uhunze iyobokamana, niba udahunze iyobokamana uhunze nationalite, niba udahunze nationalite uhunze politiki, niba udahunze politiki uhunze ko uri mu cyiciro cy'abantu runaka badafashwa cyangwa bahigwa na leta cyangwa se babangamiye mu gihugu runaka. Niba ushaka kumenya uko kesi yawe yahura n'imwe muri izo ngingo 5, aho rwose turahabaye, uzatwandikire ubundi tugufashe. Ikindi, kesi yawe igomba kuhura n'imwe muri izo ngingo 5, ariko ushobora gusanga ari na kesi ikubitana n'ingingo zose 3 muri 5 zihari. Vomiye cyangwa biba ari akarusho. Muri Canada bavuga Icyongereza n'Igifaransa. Mu yandi magambo ushobora gusaba ubuhunzi ukoresha Igifaransa cyangwa Icyongereza. Icya kane, shaka umuntu uko azakwakira. Umuntu uzakwakira ni ingenzi, ko muri Canada na systeme ihari aho usaba ubuhunzi ngo bahite bagutwara ahantu runaka. Uwo muntu uzakwakira azaguha adresse aho bazaba bakoreza impapuro zijyanye n'ubusabe bwawe mu gihe bagukeneye, ugiye gutera ibikumwe cyangwa ugiye gukora interview, cyangwa bagusaba ko hari ibindi wakora kugira ngo dosiye yawe igende neza muri procedure. Ibyo rero ni ingenzi cyane kandi ugomba kubyitaho. Icya gatanu, avoka. Ugomba gushaka avoka niba ufite ubushobozi, cyane ko afite icyo amaze mu gukurikirana dosiye yawe no mu gihe bakoresheje urwandiko wenda udahari cyangwa kuri address udahari. Zirikana ko nta mwavoka uzagukorera kesi. Abavoka mu bihugu byateye imbere akenshi usanga bashinzwe kureba ko ibyo uvuga bihuye n'amategeko, cyangwa se
bagakurikirana ibyawe, by'umwihariko bakira izo nzandiko bakabikorera ku gihe. Mu yandi magambo, nta mwavoka uzaguhimbira kesi cyangwa agufashe kwinonosora, ahubwo yumva ibyo wavuze gusa, ubundi akareba niba bijyana n'amategeko. Mu gihe ushaka kesi yawe kuyikora neza, kugira umuntu akugire n'ingingo, aguhe ibindi bitekerezo, perspective, shaka inzobere mu bintu bijyanye na migration cyangwa se n'ubuvuzi, natwe ushaka kutwandikira tukagufasha. Ibyo rero birahari. Duca amafaranga atari menshi, utwandikiye kuri kigali@gmail.com. Cya gatandatu, itegura interview mu gihe bakoreje itariki uzayikoreraho. Benshi bakunda kugorwa no kujya muri interview bakavuga ibyo biboneye byose, bakaba batsinzwe baha negative. Haba hatangiye inzira y'inzitane, inzira y'umusaraba yo kujya kujurira n'ibindi, no kwisubiraho ku byo wavuze kandi ureba uzira muzima utanasinze. Shaka umuntu wagufasha gukora kesi maze anagufasha gukora interview moto, bagusubirishemo ibibazo byose bakunda kubaza, nawe ubisubize kugeza igihe mubisubiyemo ukumva ibyo bintu ubishoboye kandi uzabikora, bakaguha ibyangombwa. Muri Canada akenshi iyo wamaze gutanga ubusabe haba online cyangwa se wanditse bisanzwe, cya kabiri bamaze gufata ibikumwe, cya gatatu bamaze kugukoresha ikizamini cyo kwa muganga ngo barebe uko uhagaze, akenshi bahita baguha ibyangombwa byo gukora. Ibyo bintu bishobora gukorwa mu kwezi kumwe, 2-3, biterwa n'igihe bagoreye interview yo gukorera ikizamini cyo kwa muganga, kugira barebe ko uhagaze udafite indwara zishobora guteza ikibazo cy'umutekano Canada yose. Iyo basanze nta kibazo, baguha ibyangombwa byo gukora hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 4. Hari ikibazo ufite kuri migration ya Canada, hari ikibazo ufite ku gusaba ubuhunzi muri Canada, turahari. Ni kuri email mutwandikire, mutubwira adresse yanyu, ntabwo ari adresse ahubwo mutubwira contact zanyu ndetse n'icyo mwifuza, hanyuma dutangire turebe icyo twabafasha. Kesi kuyikora duhera ku mayero 500 cyangwa se amadolari y'Amerika 600, hanyuma tukagufasha ibindi bintu byose kuri kesi. Niba ushaka kugera Canada, uzi umuntu ugiyeyo, sangiza ubutumwa abo bantu baba bari Canada cyangwa abandi bifuza kujya bamaze kubona visa, kugira ngo ibyiza bibagereho batiriwe bagorwa. Icyizere cyo kubona ibyangombwa mu gihe watugannye bwa mbere utarasaba ibijyanye n'ubuhunzi ni 99%. Ariko iyo tugannye ibintu waramaze kubyica, waramaze kubikora kugira ngo tubashe kubikosora, icyizere cyo kubona ibyangombwa kiba ari 50-50. Birumvikana rero ko umunyamahirwe arutugeraho mbere yuko atanga kesi kugira tuyitegurire duhereye mu mizi. Aho rero murakoze, mugire umunsi mwiza, dukomeza kuganira ku bijyanye na migration muri Canada.